Imihanda y'amabuye uyisanga hirya no hino mu mujyi wa Kigali, ariko abayikoresha bavuga ko yica ibinyabiziga byabo ndetse ikangiza n'ubuzima bw'abagenzi. Aba bagasaba ko yasimbuzwa kaburimbo. Iyo ugenze umuhanda w'amabuye, moroteseri zirangirika, amapine arangirika, amajanta aragorama. Buryo bibaye byiza baduhaye imihanda mizima ya kaburimbo byarushaho kutugirira umumaro mu migendekere myiza no gutwara abakiriya. Kuko hari n'umukiriya ushyiraho akakubwira agutegeka ko umuzengurutsa bitewe n'impamvu y'imiterere y'umuhanda. Uburyo amabuye aba ameze ugenda ugasa nk'utaye equilibre, ugasanga biteje ikibazo. Mbese igihe ujya kumva na moto irimo irajegera ahantu hose bikajegeza moto cyane, ndetse n'abantu batwara imodoka bagiye babaho. Rero iyo ndebye umuhanda w'amabuye rwose mbona wangiza ibinyabiziga. Ikindi noneho guhura nacyo nk'imbogamizi, dutwara abantu b'ingeri zose harimo n'ababyeyi batwite. Noneho iyo bibaye ngombwa yuko utwara nk'umubyeyi utwite, arakubwira ati ngewe ndakwishyura menshi ariko ntunyuze mu muhanda w'amabuye. Usibye abatwara ibinyabiziga, abagenzi nabo bagaragaza ko babangamirwa no gutega ikinyabiziga kiri buce mu mihanda y'amabuye. Harimo nk'umuntu urwaye umugongo ukongera ugasubira inyuma nyine ukarwara umugongo muri make. Ugenda wicuguza kandi wumva na moroteseri ibyuma by'imodoka n'umuntu ntabwo ariko avunika nk'uko ari mu modoka. Inzego zishinzwe ibikorwa remezo mu Rwanda zivuga ko ubusanzwe imihanda y'amabuye atari ikibazo, ngo ariko ko amabuye yubatse imihanda yo muri Kigali yaconzwe mu buryo butari ubwa gihanga, ngo ari nayo mpamvu yangiza ibinyabiziga. Dr Ernest Nsabimana, umuyobozi w'umujyi wa Kigali wungirije ushinzwe ibikorwa remezo, avuga ko kuri ubu hari gukorwa inyigo y'uburyo mu mujyi wa Kigali hakubakwa imihanda y'amabuye igezweho itangiza ibinyabiziga. Aha arifashisha ingero z'uko mu bihugu byateye imbere babikora. Iyo urebye nko mu Butaliyani, ukareba mu Misiri, ukareba ndetse n'ahandi no mu Bufaransa irahari, ukareba iriya mihanda y'amabuye, ni imihanda rwose imara n'imyaka 100. Kuko ikiza cy'ura muhanda w'amabuye cyo ni maintenance free, ntabwo ukenera maintenance buriya. So ariko iyo ugiye muri iyi mihanda yacu ya kaburimbi, buri myaka 20 ugomba gukora maintenance. So iyo ugiye mu Butaliyani ukajya mu Misiri aho bafite ikoranabuhanga cyane cyane riconga amabuye no kuyubaka, abona iriya mihanda yabimaze igihe kandi rwose comfort yo kwigenda imeze neza. Ubu rero hari n'indi mishinga, ngira ngo hari umushinga uhari wo gukora imihanda nk'iyo ngiyo, ariko igakoranwa iryo koranabuhanga rigezweho ry'Abataliyani ndetse n'Abanyamisiri n'ibindi bihugu bibifitemo ubunararibonye. Inzobere mu bwubatsi zigaragaza ko kubaka imihanda y'amabuye bihendutse kandi kwitangiza ikirere kuko idasaba godoro na peteroli. Iyi mihanda ngo iyo yubatswe neza iramba kurusha iya kaburimbo. Daniel Hakizimana, Flash TV.